Yes, kanizere ko mumeze neza nongere mbaye ikaze hano kuri Game Sport Hub nshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi uko bwije nuko bukeye. Wibuke gukanda like kuri no video ujya muri comment section y'igitekerezo cyawe ubundi tujye tugumya tubane mu biganiro byacu ko bya buri munsi. Abafana ba Arsenal rero, abafana ba Arsenal ndagira ngo mwigire hino tuganire kuri no transfer irimo iragenda iteza uruntu imwe muri saga za transfer twakwita kari yino sama. Ibibazo ni byinshi, abantu bakomeje kugenda bavuguruzanya bitangazamakuru bitandukanye, ariko ibyo byose ndagira ngo tubikomoze ubundi twinjira muri no operation turebe impande zombi ziri gutangaza iki, ese abemeza ko basinye bari gushingira ku iki cyo ari kugumya kwemeza ayo makuru, ndetse abarimo baremeza ko atari yasinya byo habaye iki, bimeze biti. Ibyo byose nibyongera ngo tuganireho ubundi tumenye ngo bihagaze bite kuri diri witwa Bruno Guimaraes. Mbere na mbere kadere ku nkuru yatangajwe n'igitangazamakuru bita ESPN Brazil. Murabizi neza ko ari igitangazamakuru cyari cya breakinze ino nkuru muri weekend, batubwira yuko uwitwa Bruno Guimaraes ari umukinnyi mushasha wa equipe ya Arsenal, ndetse nabo bari batubwiye yuko bitarenze ejo, bitarenze no munsi kwa kabiri yagombaga kuba yinjira mu mujyi wa London kujya gukora ikizamini cy'ubuzima. Gusa byaje kurangira tubonye ahubwo witwa Bruno Guimaraes ejo ku munsi wo kwa mbere agiye gutangira imyitozo muri equipe ya Newcastle mu gihugu cya Espagne bari gukorera aho bita Ramanga. Byagenze bite rero? Uwitwa igitangazamakuru bita ESPN n'umwanditsi wacyo yagize ati Bruno Guimaraes has been a done deal for Arsenal since the weekend. I know a lot of people are reporting different information, but I trust the people I have spoken to. The key part of the agreement, the $80 million package, has already been agreed. Iyi ni inkuru y'igitangazamakuru bita ESPN, barimo baratubwira ngo diri witwa Bruno Guimaraes yarangiye cyangwa se ni diri yamaze kuba ifinalizingwa, ibintu byose byumvikanwaho hagati ya Arsenal ndetse na Newcastle muri weekend ishize. Byumve neza ino nkuru ndagira ngo tugendane. Akomeza tubwira ati nibyo ndi kubyumva ibyo abantu benshi barimo bagenda baripotinga batangaza amakuru atandukanye, nibyo ndi kubabwira yuko no mukinnyi yamaze gusinya, atari ko ngewe nizera abantu banje navuganye nabo kubera ko ni bamwe mu bantu barimo imbere kuri no deal bazi byose ndetse bayifiteho ijambo. Arangije aravuga ngo iyi impande zombi cyase buri detail zose haba hagati ya Newcastle na Arsenal zamaze kuba zumvikanwaho, ndetse package cyase amafaranga agera kuri $80 yabo, ubwo haba harimo icyo twita ngo ni fixed fee, amafaranga agomba gutangira rimwe imbumbe, akazaho n'ama add-ons. Akavuga ati ibyo byose rero muri amafaranga ahwanye na $80 byamaze kuba byumvikanwaho. Na amakuru yagiye hanze nimugoroba ku isaha 5 z'ijoro kuwa mbere, nyine kuri izo saha n'umundi hari mu masaha ashyira saa 6 y'ijoro, nibwo kino gitangazamakuru cya ESPN Brazil cyari kirimo kitubwira ino nkuru. Yahise akomoza rero ku bigendanye no kuba abantu benshi barimo bemeza ko no mukinnyi yaba atari yasi. Yagize ati ibyo numvishe uyu munsi kare nuko ngo equipe ya Newcastle yarakajwe no kwa makuru yo kuba yamaze kumvikana na Arsenal yagiye hanze, kandi mu by'ukuri bitifuzaga yuko ano makuru ahita atangazwa. Bakavuga ngo si ikibazo kigendanye n'amafaranga, ahubwo ni ikibazo kigendanye na public yabo cyangwa se n'uburyo isura yabo bashaka kwigaragaza mbere yuko abanza kongeramo undi mukinnyi. Urabizi ko ari umukinnyi wo muri Scotland barimo bakurikirana ngo barebe ko baza kuba bamusinyisha aze gusimbura Bruno Guimaraes. So bakavuga ngo rero ku giti cyabo Newcastle byo bari bumvikanye na Arsenal, amafaranga ngo baba bari bamaze kuyumvikana, ndetse bakomeza batubwira ko rwose amafaranga nta kibazo bafitanye, ibintu byose babyumvikanye, ngo ahubwo deal y'ibyo bari bumvikanye bigendanye n'ibyo bari buze gutangariza uno mukinnyi. Kandi koko Arsenal ku giti cyayo nta kintu yari igeze bikoraho, ahubwo noneho kuba ibitangazamakuru bitandukanye byari byatangiye ku breaking ino nkuru nibyo byatumye equipe ya Newcastle isa nk'ita ihindura ibintu mo gake. Iravuga ngo nimba uko bigenze, nimba abantu mwese mutangiye ku breaking ino nkuru katube tuyure cyangwa se dusa n'ababitinza, bituma bahita bafata uwitwa Bruno Guimaraes. Aramubwira ngo aho kugira ngo ujye London, murabizi ko yanavuye muri Brazil ku munsi w'ejo kwa mbere, ati kugira ngo uhitire London rero bakwikoza hano muri Espagne n'ubundi tukaba turi kumwe, deal yawe wamaze kumvikana na Arsenal nabyo mujya kuganira, tako na kadiru gato cyase
nakadete gato twaza kuganira na Arsene tukanayisobanurira impamvu utayisugiye cyane ko nabona ubundi gutinda umunsi umwe cyangwa ibiri atari ibintu bari buze kugira big deal. Bakomeje batubwira ngo it's much about the timing of an announcement. The original plan was to do everything together. There simply wasn't enough time to make that happen. Guimaraes is done, completely done. His Arsenal's new signing. Nicyo hano bari barimo bakomeza batubwira bibutsa ko yari inkuru yatangajwe n'igitangazamakuru bita ESPN Brazil. ESPN kimwe mu bitangazamakuru bikomeye kuri uno mugabane dutuye. ESPN ni kimwe mu bitangazamakuru gifite ama branch menshi, habaho ESPN Brazil, ESPN Argentine, ESPN Africa ndetse n'izindi. Rero kumva ngo umukinnyi yari uri muri Brazil, igitangazamakuru gitangaje inkuru ni ESPN Brazil, cyandikirwa muri Brazil, yaripotinzwe n'abantu b'abanyabrazil ari muri cya gihugu bundi. Hari harimo impamvu nyinshi zo kuzaza kwita twizera ino nkuru, ariko noneho yitwa Sky Sport yo yaje isa nk'ivuguruza amakuru ya ESPN Brazil kuri uno munsi. Ubwo no kuvuga nyine nayo ejo kuwa mbere nibwo bari bagiye basa nk'abahakana ino nkuru ya ESPN Brazil, avuga ati nibyo ibiganiro bigeze ku rwego rwo hejuru, ati ashobora kuza ko yakwerekeza muri Arsenal bigendanye n'ibiri kuba. Gusa bo n'ubundi ESPN babanje kwita bahakana ndetse banemeza yuko ngo aribwo equipe Arsenal yabitangiye ibiganiro byo kugira ngo irebe ko yaza kwibikaho n'umugabo mu buryo buri officiel. Noneho ikintu gitangaje rero ngira ngo tunagarukeho ni ukwibaza ese koko uno mukinnyi yabasinya Arsenal cyangwa ntago yigeze asinyira Arsenal. Katubanze tujye kubitangazwa n'uwitwa Fabrizio Romano. Mbere na mbere amakuru ya Sky Sport aravuga ngo usibye ko atigeze mentioninga Sky Sport n'ubundi, ariko yabanje aratubwira ngo amakuru muri kumva yuko ngo Arsenal na Newcastle zaba zatangiye ibiganiro uyu munsi yo siyo, ni kinyoma 100%. Yatubwiye ngo ibiganiro hagati ya Arsenal na Newcastle ni ibiganiro bimaze iminsi, yego ndabizi ni byabanje kuba ibiganiro by'aba agent, ariko nanone Arsenal na Newcastle zari zimaze iminsi ziri mu biganiro ndetse deal yabo yenda kubirangira. Uwitwa Fabrizio Romano yagiye kure aratubwira ati nibyo abari batangaje ko uyu munsi kwa mbere ari medical test kuri no mukinnyi witwa Bruno Guimaraes, ntago ari byo kubera ko nyine nkuko mwana bibonye ntago byigeze biba. Atariko nanjye icyo ndi hagumyeho cyase nshingiye ku makuru yanjye mfite, nicyo ndi buze kugumya kubabwira nuko ibiganiro by'uno mukinnyi ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru ari ibiganiro bigiye kurangira, ndetse mwitege here we go version cyase ko mu kanya gato isa n'isa yari yose ino deal twaza kuba tubonye irangiye, twaza no kuba breaking. Mu by'ukuri uwitwa Bruno Guimaraes murabizi neza ko mu cyumweru cyabanjirije iki turi kuvamo nibwo uwitwa Bruno Guimaraes yari yumvikanye na equipe ya Arsenal ku kijyanye n'amapersonal terms, amasezerano y'imyaka 5 muri no equipe ya Arsenal. Icyari gisigara no kumenya ngo ese ibiganiro bya Arsenal na Newcastle bizagenda bite. Amakuru rero akemeza yuko amaginga ya equipe ya Arsenal na Newcastle zihagaze mu mujyo umwe n'umurongo umwe wo kuza kuba uno musore yakwerekeza Emirates. Ibindi bitangazamakuru bitandukanye barimo nka The Guardians bo bari kutubwira yuko equipe ya Arsenal na Newcastle zamaze kumvikana igiciro, ndetse no bakemeza ko barumvikanye muri weekend, ariko bakatubwira ko ikibazo kirimo cyase akabazo gato kagisigayemo ari ikigenanye n'amafaranga azahembwa aba agent. Kuvuga ngo equipe ya Newcastle ku kigenanye na fixed fee barumvikanye, ku kigenanye n'ama add-ons ino equipe ya Newcastle izahabwa barumvikanye. Igisigaye gusa no kumenya ngo aba agent twakoresheje muri zino deal barishyurwa nani. Kuvuga ngo hari kote y'amafaranga Newcastle ifuza gutanga no kwishyura aba agent baye ku giti cyabo, ariko ikabwira Arsenal ngo nuni nimwe mutwaye umukinnyi, aba agent ba Bruno Guimaraes nimwe muri bo bishyura. Ngicyo rero The Guardians bari kutubwira ko ari cyo Arsenal na Newcastle ziri gupfa, ariko no bakemeza ko ari ikintu kitari buze kumara andi masaha 28. So kambabwire ngo wike gukanda subscribe kuri YouTube channel, wike gukanda like kuri no video, ubundi durire muri comment section mutubwire ino nisaga muri kubona gute. Ariko nyamuneka wibuke gukanda subscribe kugira ngo ikiri buze kuba cyose uze kuguma uri updated hano kuri GameSport Hub, kubera ko ino nisaga tugiye gukurikirana akanya ko ariko kose isaha ku yindi tukamenya ngo bihagaze bite byifashe bite hagati ya Arsenal na Newcastle. Cyo kadusubire mu kanya.